Alhamdulillah dushimi Allah subhanahu wa ta'ala tumusingize tunasabira inwe Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi. Bayisilamu ndabazwa nti ese nire tandukaniro riri hagati y'Ubuislamu n'Ubushiya cyangwa se nire tandukaniro riri hagati y'Ubusunni n'Ubushiya? Bagaragu ba Allah bayisilamu avandimwe turi buze kwifashisha dusubiza iki kibazo. Hadithi inwe Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi yaje mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye cyangwa se ifite riwaya dukesha abasaba bagiye batandukanye. Hari riwaya ya Abdullah ibn Umar, hakaza na riwaya ya Muawiya ibn Abi Sufyan. Izo riwaya akenshi usanga abantu bakunze kuvuga cyane, ariko hari na riwaya ya Anas bin Malik na riwaya ya Abi Hurairah n'abandi basaba bagiye bakira iyi hadith, aho Rasul sallallahu alaihi wasallam yahanuraga ibihe bya nyuma atubwira ati abayahudi cyangwa se abakristo bacitsemo uduce twinshi tugiye dutandukanye turenga 70 na ummati Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi wataftariqu ummati, na umma yanjye abayisilamu banjye nabo bazacikamwo uduce twinshi tugiye dutandukanye. Ariho habonetse abayezanguni cyangwa se abakhawariji, ari naho hagiye haboneka abashiya n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Kulluhum bose utwo duce cyangwa se ayo makundi yose azisanga mu muriro illa wahida, usibye ikundi rimwe. Abasaba bahise bagira curiosity yo kumenya ese iryo kundi nirihe rizisanga mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Baramubaza Rasul sallallahu alaihi wasallam, abasubiza agira ati ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, abo muzasanga cyangwa se abazarokoka uwo muriro wa jahannam fana'udhu billahi min dhalika, nawo muzasanga bari kubyo ndiho kano kanya, bari no kubasahaba banjye cyangwa se bari basobanukirwa idini nkuko abasahaba bari sobanukiwe. Iyi riwaya niyo nifuje ko twifashisha kubera ko niyo riwaya itomoye. Bagaragu ba Allah bayisilamu bavandimwe, ubusanzwe twe gutandukana hagati yacu n'abashiya ntabwo ari nka bya bindi twumva tubwirwa n'abamenyi ko dufite madhebu enye. Ubusanzwe twe nk'abayisilamu dufite madhebu enye cyangwa se dufite abayimamu bane twireferaho cyane cyane mu bumenyi bwa fiqh. Nubwo bwose bidusobanura yuko aribo dufata ubumenyi bwa fiqh gusa, dufite n'abandi bayimamu bagiye batandukanye, ariko abayimamu bamenyekanye kurusha abandi ni abayimamu bane. Abashiya bakavuga bati ese ni kuki twe tutaba madhebu ya gatanu? Bayisilamu bavandimwe, ntabwo ikibazo kiri hagati yacu n'abashiya gishingiye kuri fiqh. Ikibazo kiri hagati yacu n'abashiya gishingiye ku myemerere, al-aqida, cyangwa se ni ikibazo aqadi, ni ikibazo gishingiye kuri aqida, ku myemerere ya Kisilamu. Urugero nabaha, niba abashiya bafata abayimamu babo 12 bakabazamura kuri uru rwego nkuko tubikesha igitabo cyabo cya Kulayni, aho yagize ati a'immatuna, abayimamu bacu lahum maqam, bafite urwego la yablughuhu ahadun, nta numwe mu bagaragu cyangwa se nta numwe mu biremwa by'Imana warugezaho. La malaku muqarrab, haba malaika mu bamarayika bibyegera, wala nabiyyu mursal, cyangwa se intumwa mu ntumwa z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yohereje. Fana'udhu billahi min dhalika. Ubusanzwe abayimamu babo babafata nka ma'sumin, babafata nk'abaziranenge, nk'abantu badashobora kuba bagwa mu ikosa. Urumva ko bamaze kubarenza urwego rw'Imana Muhammad salawatullahi wassalamu alayhi, kubera ko Qur'an itugaragariza ko hari amwe mu makosa Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiye ugamo. Ibi ngibi bigashimangirwa n'uwateguye revolution ya Iran ariwe al-Khomeini nawe mu gitabo cye Hukumat al-Islamiyya abishimangira avuga ko a'immatuhum, abayimamu babo la yablughu ahadun, nta numwe wageza ku rwego rwabo, haba abamarayika mu byegera by'Imana cyangwa se intumwa mu ntumwa Allah subhanahu wa ta'ala yohereje. Bayisilamu rero ibyo kuri uru rwego babashyiraho biragoye kugira ngo twe nk'abayisilamu twemere ko aba bantu baba bari kumwe natwe ku nzira y'Ubuyisilamu, ku nzira y'Ubuyisilamu. Ikindi navuga hangaha, nubwo bwose bifuza yuko tubafata nk'amadhebu ya gatanu cyangwa se nabo tubabara nk'abayisilamu turi kumwe, ariko mukuri hari ibyo badashobora kuba batezukaho cyangwa se hari ibyo badashobora kuba bakwemera mu idini ryacu. Twemera yuko abayimamu bacu bakosa, tukemera ko Rasul sallallahu alaihi wasallam nawe ubwe yakosheje. Ese ni gute bo bashobora kwemera ko na imamu wabo Ali cyangwa se n'abandi bose bashobora kuba bakosa? Ikindi nasozerezaho bayisilamu, iyi revolution ni revolution ya Iran cyangwa se ni revolution y'abaperisi, kubera ko ishishikariza abantu kuba babangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero wenda cyangwa se mvuze akantu kihuse,
kuri mas'alati alwasila, kuba bemera yuko ubusabe bwabo budashobora kwakirwa budaciye kuri ahlul bayt. Ntaho bataniye n'abakristo, ntaho bataniye n'abakristo. Kubera iki? Kubera ko abakristo ubwabo bemera yuko ubusabe bwabo budashobora kwakirwa paka buciye kuri Yezu Kristo. Nabo rero nuko nguko, kandi Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wa idha sa'alaka ibadi anni, abagaragu banjye niba kubaza ngo ndihe, fa inni qarib, ubabwire ngo ndi hafi yabo, subiza ubusabe bwabo igihe bansabye. Kuri yo mpamvu twe ntabwo dukenera kugira aho dukisha amasengesho yacu kugira ngo amasengesho yacu Allah subhanahu wa ta'ala ayakire. Mucamake rero ndumva ari icyo ngicyo nabafasha mu gusobanukirwa itandukaniro riri hagati yacu n'abashia. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha igihagaro mu idini rye kandi akaduha gusobanukirwa idini rye. Murakoze.